Turabasuhuje mwese bakunzi bacu, amahoro y'Imana abe muri mwe. Reka uyu mwanya tuwufate kugira ngo tuganire cyangwa se tumare amatsiko abantu bamwe bagize ikibazo cyane cyo kudasobanukirwa neza n'ibitabo bya Madamu White, umuhanuzi Ellen G. White. Rero turashaka kugira ngo dukure urujijo ku bantu bamwe badasobanukiwe n'ibitabo bya Madamu White, kuko hari ibitabo byinshi byitirirwa umuhanuzikazi Madamu White ariko mu by'ukuri atari ibye. Muri ibyo bitabo rero abantu benshi bakajya babikoresha nk'umwuka w'ubuhanuzi cyangwa se nk'ijambo ry'Imana. Hakaba n'ibindi bitabo byagiye byandikwa n'abantu batandukanye b'abavugabutumwa, wenda bafite imyizerere y'Abadivantisite, akaba ari nk'abapasitoro, abarayiki, nabo bagiye bandika ibitabo ndetse abantu benshi bakabifata bakabikoresha mu ibwirizabutumwa nk'ijambo ry'Imana. Ibyo bitabo rero bikaba byaragiye byandikwa bikusanyijwe, bisonzoranijwe mu nyandiko za Madamu White. Abantu benshi ntibamenye gusobanukirwa no kubitandukanya n'ibitabo bya Madamu White. Rero reka uyu mwanya tuwufate kugira ngo dusobanurire abantu, kugira ngo barusheho gusobanukirwa, kuko byagiye bivanga abantu benshi, bituma n'imyizerere irushaho kuba myinshi ku bavuga yuko ari Abadivantisite munsi wa karindwi, maze bagira uduce twinshi dufite imyizerere itandukanye. Kandi ushobora kwibaza ngo kubera iki ubundi wa mugani ari Abadivantisite kandi bemera Bibiliya, bakavuga ko banemera n'umuhanuzi kazi Ellen White, ariko ugasanga ntabwo bahuza, ntibumvikana. Ibyo byose rero turabiva imuzi, tugerageze kubisobanura kugira ngo abantu baze kubyumva. Rero kuko nta mbaraga dufite twe nk'abana b'abantu zishobora gusobanura iby'umwuka, tukaba tugiye gusobanura iby'umwuka kandi tubisobanuza iby'umwuka bindi, reka tubanze twiragize Imana, dusabe n'Umwuka Wera kugira ngo arusheho gusobanurira abazumva iki kiganiro, maze nabo bamenye umwanzuro bakwiriye gufata ku bijyanye n'ibitabo basoma, kuko ari ingenzi cyane muri iki gihe gikomeye kumenya gutandukanya ibitabo by'ukuri bya Madamu White n'ibindi bitabo bimwitirirwa nyamara byarabonetse nyuma y'igihe kitari gito apfuye. Reka rero twe kubatindira, hanyuma tubanze dusenge, hanyuma tubasobanurire. Turagushimye Data wera ukiranuka uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Turakwinginze kugira ngo Umwuka Wera abe ari we uyobora iki kiganiro cyangwa se iki cyigisho, kandi azakore ku mitima y'abazacyumva bose, kugira ngo bashobore gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ryawe, kugira ngo Umwuka Wera abashoboze kumenya gutandukanya ukuri n'ibinyoma, ibishimwa abikure mu bigawa, kugira ngo buri muntu wese ushaka inzira y'ukuri ayimenye nta rujijo ruriho, nuko uzaduhe kuba mu bwami bwawe. Ngaho ari njye ugiye kukuvugira, n'abazumva twese tukugireho umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero tubashimire mwe mukunda kubana natwe, kandi tufatanye muri iki kiganiro, cyangwa se tukite n'icyigisho tugiye kuganira, kugira ngo gishyire umucyo ku bijyaniranye n'ibitabo bya Madamu White, birimo kategori cyangwa se ibyiciro turaza kubabwira. Hari ibyiciro turagerageza kuvuga bibiri, ni ibyiciro bikuru bibiri by'ibitabo bya Madamu White, ariko turaza kongera kubivuga wenda mu bice bitandukanye tugeze ku cyiciro wenda cya kabiri. Mu bitabo Madamu White, umuhanuzikazi Madamu White yanditse, birimo ibitabo byitwa iby'umwuka w'ubuhanuzi, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, hakaba n'ibindi bitabo byitwa ibihamya. Ubwo ibyo byiciro bibiri rero turagerageza kuza kubisobanura. Nitugera ku mugabane w'umwuka w'ubuhanuzi
turagerageza gusobanura ibyo bitabo yanditse by'umwuka w'ubuhanuzi. Noneho nitugera ku bihamya nabwo turaza kubereka kuko birimo indi migabane itandukanye ariko byose byitwa ibihamya. Reka rero wenda mbere yo kugira ngo tujye kuri ibi bitabo, reka tubanze tujye mu migani igice cyaho cya 30, umurongo waho, imigani igice cya 30, duhere ku murongo waho wa 5 n'uwa 6 kugira ngo tubanze twumve icyo iri jambo ritubwira. Imigani igice cyaho cya 30, umurongo waho wa 5 n'uwa 6 haratubwira ngo ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Irindi jambo ngira ngo tubabwire naryo ni ijambo riboneka muri Yeremiya igice cyaho cya 15. Yeremiya igice cyaho cya 15 turajya ku murongo waho wa 19. Naryo riratubwira ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Niyo mpamvu birasaba kugira ngo abantu bajye bamenya gutandukanya ijambo ry'Imana, ibyavuzwe n'Imana n'ibyavuzwe n'abantu, kandi bamenye gukura ibishimwa mu bigawa. Rero mu bitabo byinshi abantu bajya basoma byitirirwa Ellen White, umugambi ni ukugira ngo muze gusobanukirwa ibya Ellen White koko by'ukuri, mumenye n'ibindi bimwitirira ariko atari ibye, mumenye n'ibindi abantu bandika nabyo bigakoreshwa nk'ijambo ry'Imana ariko atari ijambo ry'Imana, kuko ntabwo wari umugambi w'Imana ko haboneka inyandiko nyinshi zitirirwa ko zikomoka ku Mana, nyamara Imana atariyo yazitanze, kuko Imana yakoreye mu ntumwa n'abahanuzi n'abakurambere bandika Bibiliya. Nyuma yaho hagiye haboneka abahanuzi benshi b'ibinyoma nabo bakajya bandika, n'abandi banditsi b'amateka b'isi bakandika ibyo bitabo. Ariko uyu munsi wowe udukurikiye mu kiganiro ukaba mu by'ukuri utamenya kumenya ngo ibi bitabo byanditswe n'abantu b'Imana, ibi byanditswe n'abantu nabo bavuga ko ari ab'Imana ariko badafite kwizera kuzima kwa gikristo. Reka rero twe gutinda muri ibyo, ahubwo duhere ku bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ubundi ni ibitabo bitanu. Ibitabo bitanu nibyo byitwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Wenda ku bakunda gukora n'ubushakashatsi mushobora no kujya ku mbuga zitandukanye mukabaza, wenda niyo wajya kuri Google ushobora kubaza ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bya Madamu White ni bingahe. Icyo gihe bahita bakubwira ko ari ibitabo bitanu, ariko turifashisha n'izindi nyandiko zagiye zandikwa n'Ellen White yagiye ashinga umurimo wo kurinda inyandiko ze. Turajya wenda nko mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, igitabo cy'inama zigirwa itorero kuri paje yaho ya 13 niho dusanga mu rwunge rw'ibitabo bitandukanye Madamu White yagiye yandika, ariko akabyandika mu gihe gitandukanye. Ahangaha baravuze ngo ariko uko itorero ubwo ni inama zigirwa itorero ku bafite kimwe cy'umuhondo, nahavuga ngo ariko uko itorero ryakuraga n'ibihe bigahita, Uwiteka yagaragaje igitekerezo cy'intambara ikomeye yerekana ikintu kimwe mu buryo burushijeho gukomera mu mayerekwa menshi yiyungikanyaga, maze Madamu White yongera kubyandika ubwa kabiri hagati mu mwaka w'870 no mu mwaka w'1844 mu bitabo 4 byitwa umwuka w'ubuhanuzi. Igitabo cyitwa igitekerezo cyo gucungurwa kigaragaza imigabane y'ingenzi iruseho y'igitekerezo cy'intambara ikomeye cyavanywe muri ibi bitabo. Ubwo uburyo Ellen White yagiye ahabwa amayerekwa niko yagendaga yandika, ariko hirya barabisobanura.
Iki gitabo cyanditswe mu ndimi nyinshi cyereka abantu benshi ibyerekanywe muri iryo yerekwa ry'intambara ikomeye. Hanyuma kandi Madamu White yanditse iby'intambara ikomeye abirambuye, avuga akantu kose mu bitabo 5 by'intambara yabaye uruhererekane guhera isi ikiremwa kugeza mu isi nshya. Ari byo ibyo bitabo: Abakurambere n'Abahanuzi, Abahanuzi n'Abami, Uwifuzwa ibihe byose, Ibyakozwe n'Intumwa n'Intambara ikomeye. Ibi bitabo 5 nibyo Madamu White yanditse nyuma y'ibindi bitabo, ariko noneho ngo yerekwa intambara uhereye isi kiremwa kugeza mu gihe cy'isi, kugeza isi mu gihe isi nshya izaba yongeye kugarurirwa abera. Hepfo baravuze ngo ibi bitabo birimo igitekerezo cya Bibiliya uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza mu gihe cy'ubukristo, kandi bigakomeza icyo gitekerezo kugeza ku iherezo ry'igihe. Bigaragaza umucyo ukomeye kandi bigatera ubutware. Ibyo nibyo bitabo bifasha Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kuba abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Muri byo niho tubonera gusohora kw'ibi byiringiro bigira biti: ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Noneho ubwo ibi bitabo nibyo bisohoza iri sezerano rivuze ngo ni ukuri Uwiteka ntacyo azakora atabanje guhishurira abagaragu bayo b'imbata, nk'uko iri somo ryo muri Amosi igice cya 3:7 kivuga. Ibi bitabo 5 rero nibyo bitabo byitwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, nibyo bisobanura neza amateka ya Bibiliya. Wenda kugira ngo muze kubyumva neza, ibi bitabo nibyo tubonamo ubusobanuro bwimbitse. Reka wenda tujye muri iki gitabo cy'Abahanuzi n'Abami, niho babisobanura neza nanone uburyo ibi bitabo bigomba gukoreshwa, wanabisoma ukamenya n'icyo birimo kwerekezaho. Nk'uko tumaze kubivuga, igitabo cya mbere ni Abakurambere n'Abahanuzi. Baravuze ngo iki gitabo ni kuri paje yaho ya 5. Muzasoma abafite iki gitabo cy'Abahanuzi n'Abami ku ijambo ry'iriburiro. Baravuze ngo igitabo Abakurambere n'Abahanuzi aricyo gitabo cya mbere muri ibi bitabo 5 kivuga amateka y'isi uhereye mu irema ukageza ku iherezo ry'ingoma ya Dawidi. Ubwo iki gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi kivuga amateka y'isi uhereye mu irema ukageza ku iherezo ry'ingoma ya Dawidi. Ubwo gisobanura biriya bitabo 5 bya Mose. Igitabo kivuga igitekerezo cy'Abahanuzi n'Abami nicyo gitabo cya kabiri mu bitabo 5 by'ingenzi bisobanura amateka yera. Ubwo igitabo cya kabiri, igitekerezo cy'Abahanuzi n'Abami, nicyo gitabo cya kabiri mu bitabo 5 by'ingenzi bisobanura amateka yera. Ubwo iki gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi nicyo gitabo gisobanura neza ibyo abahanuzi babayeho mu gihe cy'abami bavugaga ndetse n'ibyo abami bakoze. Ubwo iki gitabo cy'Abahanuzi n'Abami gisobanura ayo mateka y'abahanuzi n'abami, by'abahanuzi n'abami bakoze. Noneho igitabo cya 3 ari cyo Uwifuzwa ibihe byose kivuga iby'ubuzima n'umurimo bya Kristo, kivuga iby'umurimo n'ubuzima bwa Kristo. Iki gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose cyo gisobanura ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ibyo bitabo nibyo bisobanura neza, nibyo bisobanurwa neza n'igitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose. Igitabo cya 4 aricyo gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyo kivuga amateka y'itorero rya Gikristo rya mbere, gisobanura amateka y'itorero rya Gikristo bwa mbere. Gisobanura igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, kigasobanura inzandiko zose zanditswe na Pawulo, kigasobanura inzandiko zanditswe na Yakobo, kigasobanura inzandiko zanditswe na Petero ndetse n'igitabo cya Yuda.
iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ubwo gisobanura ibyo bitabo byose byo mu isezerano rishya. Noneho igitabo cya gatanu aricyo gitabo cy'intambara ikomeye, kivuga amateka y'intambara mu gihe cyacu, kigakomeza mu murongo wa gihanuzi, kikageza igihe isi izagirirwa nshya. Iki gitabo cy'intambara ikomeye cyo cyerekana ubuhanuzi, nicyo muzasanga gisobanura Daniyeli, ubuhanuzi bwa Daniyeli, kigasobanura ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, kigasobanura ubuhanuzi bwagiye buvugwa na Kirisito muri Matayo 24. Ni ukuvuga ngo cyo kirarambura kikavuga ibyerekeranye n'intambara yari hagati ya Kristo na Satani. Ibi bitabo bitanu rero nibyo bitabo byitwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe na Madamu White. Wenda tuzagera ikindi gihe tubasobanurira igihe byagiye byandikirwa, ariko hano reka twe gutinda, ahubwo noneho tujye ku wundi mugabane w'ibindi bitabo byitwa ibihamya. Nimukurikirana ubwo ku bafite igitabo muri hangana turakoresha bino bitabo kugira ngo turebe icyo abanditsi cyangwa se Madamu White icyo yagiye avuga n'abanditsi bamufashaga mu murimo w'ubwanditsi, bagiye berekana urutonde rw'ibindi bitabo byagiye byandikwa. Ariko reka tujye ku mugabane, ubwo turangije umugabane wa mbere w'ibitabo byitwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Noneho reka tujye ku mugabane wa kabiri usobanura ibitabo by'ibihamya. Ibitabo by'ibihamya nabyo birimo imigabane itandukanye, ariko turajya wenda ku bijyaniranye n'ibihamya. Ibihamya ni inzandiko Ellen White yagiye yandika. Reka wenda mbere yo kujya ahandi ahubwo tubanze tujye muri iki gitabo n'ubundi twari tumaze gusomamo cyitwa Inama zigirwa itorero. Kuri paje yaho ni umuzingo wa mbere, kuri paje y'133 baravuze ngo basobanura ibyerekeranye n'ibihamya, ibihamya ni ibitabo byagiye byandikwa na Madamu White ariko byerekeye itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi cyangwa se ubwoko bw'Imana gusa. Hano baravuze ngo berekana uburyo bwo gukoresha ibihamya nabi. Igitabo cya mbere cy'ibihamya kigize reka wenda ahangaha tube turetse kuhagera, ahubwo turahagera mu kanya, ahubwo mu rundi rwunge rw'ibindi bitabo bya Madamu White ari byo twise ibihamya. Ni ibitabo byagiye byandikwa ariko bifite umugambi wo gukosora ubwoko bw'Imana. Reka tujye mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe. Ni inyandiko zakusanijwe za Madamu White yagiye avuga ku bintu bitandukanye bijyaniranye n'ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Reka tujyanirane kuri paje yaho ya 45. Haravuga ngo ni ku kagingo kavuga ngo ikoreshwa ry'ibihamya. Ubwo ibihamya ni ibindi bitabo byanditswe na Madamu White kuko byo birimo ibyiciro byinshi nk'uko wenda turagerageza kubibabwira, ariko yavuze uburyo ibihamya bikwiriye gukoreshwa. Ku byerekeranye n'ibihamya nta na kimwe gikwiriye gusuzugurwa, nta na kimwe cyo kwirengagizwa, ariko igihe n'umwanya bigomba kuzirikanwa. Nta na kimwe kigomba gukorwa mu gihe kidakwiriye. Ingingo zimwe zigomba kuba ziretse gukoreshwa kubera ko abantu bamwe bashobora gukoresha nabi umucyo bahawe. Inyuguti yose n'ingingo yose ni ingenzi kandi bigomba kugaragazwa mu gihe gikwiriye. Mu bihe byashize ibihamya byateguranwaga ubwitonzi mbere y'uko byoherezwa kwandikwa, kandi ikintu cyose cyakomezaga kwiganwa ubushishozi na nyuma y'uko cyandikwa ubwa mbere. Urwunge rw'ibitabo byitwa ibihamya, muzumva ko ari ibihamya by'itorero. Ni inyandiko cyangwa se ibitabo yanditse bikubiyemo ubutumwa bwarebaga itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi cyangwa se abizera ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo,
ariko bamaze kumenya umucyo w'isabato, bubahiriza kandi bakumvira amategeko y'Imana. Ibyo bitabo yanditse rero nibyo bikubiyemo urwunge rwinshi, nibyo byitwa ibihamya. Ibyo bitabo ntabwo ari bitandukanye na biriya bitabo bitanu, kuko ibi bitabo by'ibihamya niho hano yerekanye yuko byo bigomba kwitonderwa mu buryo abantu babikoresha. Icya mbere, ntabwo bikwiriye gushyirwa mu mwanya utari uwabyo. Ibyo bitabo rero byagiye byandikwa byinshi by'ibihamya, harimo ibyo yandikaga bireba itorero muri rusange, hakaba ibyo yandikaga bireba abantu ku giti cyabo, hakaba ibyo yandikaga bireba wenda itorero ry'ahantu runaka bitewe n'ikibazo ryahuye nacyo, noneho agatanga ubutumwa ahawe n'Imana bwerekeye gukosora iryo torero. Ibi bihamya rero bikwiriye kwitonderwa mu buryo bikoreshwa, kuko yagiye agerageza kugaragaza yuko bidakwiye gukoreshwa uko abantu bishakiye, kuko bamwe bashobora kubikoresha nabi ugasanga biteye urujijo mu bantu, kuko ari ubutumwa butabarebaga, ahubwo bwari bufite abandi bwerekejeho bureba. Niyo mpamvu rero muri ibi bitabo by'ibihamya bya Madamu White, ni ibitabo byose byagiye byandikwa, wenda ntabwo turahita tubaha urutonde rwabyo ariko rwose, ariko turagerageza kubabwiramo bimwe, tubabwire n'uburyo mushobora kuzajya mubimenya. Nk'ibihamya, hari ibihamya by'itorero bigizwe n'imizingo 9. Iyo mizingo 9 rero yose ni ibitabo 9 yanditse birimo ibihamya by'itorero. Muzasoma indi migabane y'ibindi byitwa ibihamya bidasanzwe byagiye byandikwa nabyo byerekeye amatorero y'ahantu runaka, cyangwa se byerekeje ku bayobozi b'itorero nyirizina, nk'abapasitoro, abigisha wenda batandukanye b'abarayiki. Ibyo bitabo by'ibihamya bidasanzwe byabaga byerekeje ku bantu runaka. Hakaba n'ibindi bitabo yagiye yandika nabyo byakoreshwaga mu buryo bw'ivugabutumwa, akandika ari ubutumwa arimo gusobanura bujyaniranye wenda n'umucyo runaka yabaga ahawe, ariko werekeye ubwoko bw'Imana. Ibyo bitabo rero byose yagiye yandika, uburyo ushobora kubibona ukabona ko ari ibya Ellen White. Ibi ni ibitabo byagiye byandikwa guhera mu 1915 amaze gupfa. Ibyo bitabo muzajya musoma musange ko handitsweho umwaka cyandikiweho, banakubwire ngo ni ibitabo byanditswe na Madamu White. Ibyo bitabo rero ntabwo turabirondora byose, kuko birimo inyandiko, amaletire yagiye yandikira abantu, bikabamo inyandiko ntoya, wenda nk'udutabo tugizwe n'amapaje 25, 15. Utwo dutabo yagiye yandika rero we nyirizina ni udutabo dutoya, ariko yatwandikiye kugira ngo tujye twifashishwa mu kugeza ubutumwa ku bandi bantu bagendaga babwirizwa mu ngeri zitandukanye. Utwo dutabo rero natwo umwaka yakandikiyeho uburiho, ndetse kanasobanura n'incamake. Nimujya musoma ku ijambo ku musomyi berekana neza ko ari Madamu White wagiye ubyiyandikira, ariko cyane cyane muzajye mwita ku mwaka muzajya mubona ko icyo gitabo cyandikiwemo. Nimurangiza munarebe mu ncamake cyangwa se mu ijambo ku musomyi, niho muzajya mumenya ko icyo gitabo cyaba cyaranditswe na Madamu White. Noneho nyuma y'uko amaze gupfa, hari ibindi bitabo byagiye byandikwa, ariko byandikwa n'abantu bari bashinzwe, ni itsinda yari yatoranije, ryari rishinzwe gukomeza kurinda inyandiko za Madamu White. Ibyo turabisoma nko muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Tubibutse ko uyu mugabane wundi mu bihamya ni inyandiko Madamu White yanditse. Ku bakunda gucukumbura ibitabo, hari inyandiko zimwe zakusanyijwe n'abo yasigiye inzu ye y'ubwanditsi. Bagiye bafata amwe mu maletere yagiye yandika, bafata bumwe mu butumwa yagiye yandikira amatorero, cyangwa se ubwo yagiye yandikira abayobozi runaka, cyangwa se ubwo yasigiye
inzu y'ubwanditsi, noneho ayo mapaje matoya bakajya bayahuriza hamwe bakayagira igitabo. Niyo mpamvu muzumva ngo ni ubutumwa bwatoranijwe. Ubutumwa bwatoranijwe rero ni amagambo Ellen White yagiye yandikira abantu, akubiyemo amaretere, agakubiramo inyandiko runaka yagiye yandika, akazishyikiriza abo zabaga zigenewe. Rero abashinzwe inzu y'ubwanditsi bagiye bagerageza gukusanya izo nyandiko bakazishyira hamwe. Reka wenda ibyo tubisobanure, tubisobanuje iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe ku ijambo ku musomyi. Baravuze ngo ishyirwa ahagaragara kw'ibitabo byitiriwe Ellen G. White, nyamara ibyo bitabo bikaboneka hashize imyaka myinshi uyu mwanditsi yarapfuye, ibyo bisaba ubusobanuro. Ubwo byumvikane hari ibitabo yagiye yandika, byagiye byandikwa nyamara hashize igihe kinini yarapfuye, ngo ibyo rero bisaba ubusobanuro. Niyo mpamvu ni byiza ko abantu babyitondera kugira ngo babisobanukirwe neza. Hepfo baravuze ngo ibyo bizahesha umusomyi icyizere cyo kumenya ko ubutumwa bwatoranijwe ndetse n'ibindi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byashyizwe ahagaragara uhereye mu 1515, ubwo umwanditsi yari amaze gupfa, byanditswe bihuje n'amabwiriza ajyanye n'ubushake bwa Madamu White. Ubwo Madamu White hari amabwiriza yasize atanze ku bijyananye no kurinda inyandiko ze zitandukanye. Ubwo yapfaga, intumwa y'Uhoraho yasigiye itorero ubutunzi bw'igihe kirekire bugizwe n'amapaji asaga 100,000 y'inyandiko zigizwe n'ibitabo bye byo muri iki gihe. Inyandiko 4,500 zo mu binyamakuru by'itorero, impapuro nyinshi zavugaga ku ngingo zihariye, udutabo duto, ibitabo binini byacapwe, inyandiko ze bwite zandikishijwe intoki, udutabo twa gahunda ze n'amabaruwa. Ibi bitabo bari kutwereka uburyo ari byinshi byagiye byandikwa, ari byo bigize urwunge rw'ibihamya by'itorero. Hakurya gato baravuze ngo Madamu White apfuye, inzu y'ibitabo yanditse ubwe yaragutse yongerwamo ibitabo bikurikira byagiye biboneka mu buryo bukurikiranye nk'uko tubibona kuri uru rutonde. Ubwo Madamu White amaze gupfa, hari ibindi bitabo byagiye byongerwa mu nzu y'ibitabo bya Madamu White, ariko nabyo bisaba ubusobanuro kuko amaze gupfa, ibi bitabo byagiye ni amapaje bagiye bahuza wenda y'ubutumwa butandukanye, hanyuma bakabushyira hamwe bukitwa igitabo runaka. Ubwo bikubiyemo ubutumwa Madamu White yagiye atanga. Ibyo bitabo rero barabisobanuye, urutonde rwabyo ni uru rukurikira. Amahame shingiro y'uburezi bwa Gikristo nicyo gitabo cya mbere cyongewe mu bitabo bya Madamu White yasize yanditse. Inama ku buzima, ibihamya ku bagabura n'abavugabutumwa bwiza, umurimo wa Gikristo, ubutumwa ku rubyiruko, umurimo w'ubuvuzi, inama ku mirire n'ibyo kurya, inama ku mirire n'ishuri ryo ku isabato, inama ku busonga, ivugabutumwa, inama ku banditsi n'abashinzwe inyandiko, igitekerezo cyo gucungurwa, kwirinda, umurimo wo gufasha abandi, urugo rwa Kidivantiste, imibereho yanjye ya none, umurimo w'ibwiririshabutumwa, ibitabo. Ibi bitabo ni ibitabo byongewemo, ariko Madamu White yarapfuye. Byongewe mu nzu y'ibitabo, ariko Madamu White yarapfuye. Rero uru rwunge rw'ibi bitabo byose bikubiye mu bitabo by'ibihamya.